mekurangiza urugendo mu mahoro, mekurangiza urugendo mu mahoro, uririmba mwumva nabi yawe nyumana, ugahita rigiye mu mashuri waya, sinumurage w'iwacu yo mu muryango, ubwo ni Imana yanyereye, wanyeririmbira abantu bose, imirimo yankoreye sinzaceceka, kuririmba mwumva nabi yawe Imana, nabwahita rigiye mu mashuri waya, sinumurage w'iwacu yo mu muryango, ahubwo ni Imana yanyereye, wanyeririmbira abantu bose, imirimo yankoreye sinzaceceka, gusaba Imana iherezo ryiza, gusaba Imana iherezo ryiza, mekurangiza urugendo mu mahoro, mekurangiza urugendo mu mahoro, buri muntu niteguye iherezo rye, korera umwami Imana zikoresheje, kw'imirimo y'umuntu wazakora bwa nyuma, izahesha agaciro iyo yakoze bwa mbere, buri muntu niteguye iherezo rye, akorera umwami Imana zikoresheje, kw'imirimo y'umuntu wazakora bwa nyuma, izahesha agaciro iyo yakoze bwa mbere, gusaba Imana iherezo ryiza, gusaba Imana iherezo ryiza, mekurangiza urugendo mu mahoro. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma nari nifuza ariko kwivuga ntakiri bitwaye n'umuco mwiza w'abagiga cyangwa abantu basangira ijambo ry'Imana. Nitwa Angelique Nyiraminani, ndi umubyeyi mfite umugabo umwe, natuje mu cyumba cya kabiri. Ko numvise hari abikanze, nawe arabizi ko atuye mu cya kabiri kuko mu cya mbere natuje Kristo. Hanyuma no kuko azi ko atajya guhatana ngo bahatane bivemo, yaravuze tuzabafashirizwa mu ndumva nyuze. Hanyuma Kristo mutuza mu cyumba cya mbere. Rero nshimiye Imana ko uyu munsi yadukira inzira kugira ngo tubane mu bihe byiza byo gusenga. Hanyuma nshimiye Imana ko yangiye icyizere kamuza n'abantu bayo bakomeye cyane kugira ngo tugire ibihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe. Hanyuma ugereranije n'aho amasaha ageze, ntekereza ko aya masaha tugezemo nibwo mwabaga mushoje, ariko mwihangane imitima yanyu migarura cyane tugice ko dutangiye kugira ngo tube imbere y'Imana. Nanjye ntabwo ndi butinde, ariko Imana data isibe mu ruhande rwacu n'Imana ishimwe. Hanyuma amakuru ndi kuririmba umuririmbyi waririmbye indirimbo ya 74